Rero urugero umwe muri bo yaragize ati yewe ubwo twashakanaga nari mfite imyaka 19, rero ntago ibintu twabifataga nk'aho biri seriye, byabaye impamvu y'uko batandukanye, kuba barashakanye bakiri batoya ntago bari seriye, ntago bafataga ibintu nyine nk'uburyo bishobora kubagiraho ingaruka kugeza n'ubwo batse gatanya. Yakomeje agira ati nakifuje kuba twarategereje byibuze tugategerezaho akanya gatoya mbere y'uko dufata umwanzuro wo gushakana. Ubushakashatsi rero bwasojwe cyangwa se bagaragaje yuko uko umuntu ashaka ari mu myaka mikeya, hano bagaragaje nk'imyaka fatizo irimo imyaka 23, yuko byongera ibyago byinshi byo kuba umuntu yakwaka gatanya, bitewe n'uko akenshi umuntu aba atarafashe umwanya wo kugira ngo amenyane byimbitse n'uwo bagiye kurwubakana, ndetse ikindi ni uko baba ku myaka yo hasi, cyangwa se iyo umuntu ashatse akiri mutoya aba atarageza ku rwego rwo gufata imyanzuro ihamye, cyane cyane ishingiye ku cyemezo nk'iki ngiki kiba ari gikuru cyo kuba umuntu yakiyemeza akajya mu rushako. Iyo ngiyo rero niyo yari impamvu ya kane twari twabateguriye hano kuri Easy Life Talk. Hanyuma rero ni gute ibingibi noneho bigenda bihuzwa na bwa buzima umuntu aba yaragiye acamo mu gihe cye cy'ubwana? Ni ukuvuga ngo ubushakashatsi bugenda bugaragaza yuko uko umwana aba yaraciye, uko umuntu mukuru mu gihe cy'ubwana bwe aba yaraciye mu bibazo bigiye bitandukanye, nko kuba wenda yarabaye mu miryango irimo amakimbirane ahoraho, nko kuba yarabaye mu miryango nayo ubwayo yakoze divorce, cyangwa se no kuba umwana yarakuriye mu muryango utifashije urimo ubukene, cyangwa se no kuba umwana yarahuye no kuba atarabashije gukomeza amashuri ye, ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ibyo byose biri mu bishobora kuba byasunikira umwana amaze nko kugera mu myaka y'ubukure, akavuga ati ngeze muri 21, 22, reka mpunge bino bibazo, reka mpunge aya makimbirane yo mu miryango, reka nanjye ubwo umuryango utanye, ababyeyi batse gatanya, nanjye reka ndebe uko nubaka urugo rwanjye. Bityo bikamusunikira kuba yafata umwanzuro yihuse, mu by'ukuri atabitewe n'uko abishatse, ahubwo ari nko gushaka uburyo bw'ubuhungiro. Ibyo ngibyo rero ubushakashatsi bugaragaza yuko akenshi bitewe n'ibyo bibazo aba avuyemo, ntabwo aba ari wa muntu uba ugiye koko mu by'ukuri agiye azi ibyo arimo.